Hagati y'imisozi igihumbi n'ibiyaga bigari hari igihugu cyavutse mu nzozi za Gihanga ngoma ijana. Si igihugu cyashushanyijwe n'amakaramu y'abakoloni mu nama y'i Berlin, ahubwo ni umuryango wubatswe n'amaraso ndetse n'ubutwari n'amasezerano y'ubumwe. Kuva ku Rwanda rwa Gasabo kugeza ku Rwanda rw'ikoranabuhanga twubaka uyu munsi, ni urugendo rwacu n'amateka y'ubutsinzi, akaga n'izuka ritangaje. Ugiye kumva iby'amatwi yawe atigeze yumva. Hambere hantekere igihe inka yari smartphone ya mbere, mu gihe kandi notification yonyine twagiraga ryari ijwi ry'ihembe. Habayeho u Rwanda rwa Gasabo. Icyo gihe ubyumve neza ko tutari dufite wifi, ariko twari dufite ikinyabupfura cyatumaga n'amahanga asinda amata adakoresheje mobile money. Igitangaje muri byo kandi ubyumve ko muri icyo gihe politike ntiyari imyanya y'intebe n'amakaruvati, byari imihigo y'abagabo banywa inzoga y'inkanda. Ikindi kandi bagakemura ibibazo bitari kuri Zoom, ahubwo biri mu nteko, aho umutware yabaga ameze nka admin w'umudugudu wose. Uzi, mu bukungu ntago twarotaga amadolari. Ubunani bwacu bwatekerezaga inka. Niba utarabaga ufite inka, wari umeze nk'ufite telefone itagira keredi. Wagabirwaga inka imwe ugasimbuka nk'unyuzwe n'amashanyarazi, maze ubumwe bugasaga. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uko twari tubayeho mbere ya analogique, ariko dufite logique ihambaye. Tugiye kureba kandi uko u Rwanda rwaryoshyaga mbere y'uko amashati n'amashuri biza bikadutesha ibitotsi n'ibirayi n'amata y'amanya. Haza ubukoloni, haza imishumi. Ariko reka tubanze twirebera u Rwanda rwa kera rwa Gashaka. Niba ari ubwa mbere wisanze hano, subscribe, like ndetse na comment. Kuba hasanzwe ikaze kugira ngo dukomeze gusobanukirwa amateka yaranze u Rwanda ndetse n'amateka yaranze isi nzima dutuye. Turi ku muyoboro mugari Jeipi TV show. Ikaze mwese murisanga. Mu bihe by'ubujuju n'uburiza, igihe isi yari ikimeze nk'irongi, u Rwanda rwari rwicaye mu gicu cy'amatsiko. Ubyumve ko muri icyo gihe tutari u Rwanda, ahubwo twari uduhanda. Muri icyo gihe ingoma ntizari iz'i Rwanda, zari iz'imiryango. Abazigaba bari bafite ihembe mu mubari, abasinga bari bafite inyundo bwanacyambwe, abagesera bari bafite inkanda mu gisaka. Nta mwami wasangiraga n'undi, nta ngoma yaramutsaga indi. Byari ibitware by'imisozi, aho umusozi uramutse undi n'inkuba, maze amazi akaba ururimi ruzihuza. Byari ibihe by'abami b'ibimanuka, abamanutse badakubise hasi, abaje badasunitse, abacyuye amashyi atarayahana. Imibereho yabo yari ubumwe bw'amashyi n'amata. Ntabwo bavugaga amoko, bavugaga amasano. Ubyumve ko uwasangiraga akanyamuneza ntiyigeraga abaza uwo ari we, ahubwo yabazaga icyo ari cyo. Uzi icyo gihe byari ibihe by'ubukonde. Uwahingaga mbere akaba ari we wubaka amarembo, uwahingaga cyane akaba ari we wambara inkanda y'ubumanzi. Si ibyo gusa kandi, umwe yazaga ahetse isuka, undi akaza akambuye umuheto, bose bagahurira ku mbehe imwe y'ubumwe itarangwamo uburyarya. Ubukungu bwabo bwari bworoshye nk'ubuki bw'umuravumba. Nta faranga ryari ririmo imibare, ryari ririmo imitima. Inyundo yari ikimenyetso cy'ubuhangange, umuheto ukaba ikimenyetso cy'uburyohe bw'inyama, maze inka ikaba ijabo ry'inshuti. Icyo gihe ntabwo wabyumva niba utari uzi gucura ubugeni bw'umusengo. Wari umeze nk'umuntu ufite amaso ariko atabona uburanga bw'umunsi. Ikindi kandi ubyumve ko iyo wabaga utazi guhiga, wari umeze nk'inyaryenge ariko idafite ibyiryo. Nkaho bidahagije kandi, icyo gihe cyose u Rwanda rwari rukicaye ku ntebe y'ibyatsi rurindiriye umucunguzi. Nyumva neza gato, rwari rurindiriye wa mugabo uzatwara ya nyundo y'imirabyo, agafata ya mashyira n'amata, akubaka igihango kidatengatenga. Rwari rurindiriye Gihanga ngoma ijana. Uwahanze agahanura, uwayoboye akayobora, uwaranze igihugu kikaranga andi mahanga. Igihe kirageze, igihe ya miryango y'abazigaba n'abasinga n'abagesera yateranaga, maze umushumi w'ubumwe ukabura.
nibwo Gihanga ngoma ijana yagaragaye mu rukerera rwa Gasabo. Gihanga cyahanze u Rwanda, agahanga amahanga, agahanzura ubuhenebere bw'imiryango, akabubakamo ingoma itayega. Uzi yaje ahetse ingoma, yaje ahetse karinga, ingoma ngabo itari uruhu n'igiti gusa, ahubwo yari ikirango cy'ubumwe. Ntega yombi maze ubyumve neza ko yaje ataje kwica abasangwa butaka, ahubwo yaje aje kubasubiza agaciro. Uzi ko yafashe ya nyundo ye y'abacuzi ayicudisha n'ubwenge bw'abasinga, maze akura u Rwanda mu buvumo abushyira ku gasozi. Niko muzi ko Gihanga yahinduye imiterere y'imiryango, ashyiraho inzego zitari zishingiye kuri wowe uri muntu ki, ahubwo zishingiye kuri wowe ushoboye iki. Ku ikubitiro yashyizeho abatware b'ubutaka bari bashinzwe uburumbuke bw'imyaka. Icyo gihe niba amasaka yawe yarahindukaga amashaza, wabazwaga n'umutware, kuko inzara ntiyarangwaga mu gihugu icyo gihe yabaga ari icyaha. Ubwo ndavuga kuruma. Ikindi kandi yashyizeho ndetse n'abatware b'ingabo bari bashinzwe kurinda ubusugire bw'imipaka. Aka kantu kumve neza, icyo gihe ntago wabaga uriwe kuko ufite blutiki kuri Twitter, wabaga uriwe kubera ko ingoma yaguhaye ijambo. Niba umwami aguhaye inka, wabaga connected kurusha udafite fiber optique kuri iki gihe. Iyo wabaga udafite aho uhuriye n'ingoma, wabaga umeze nk'umuntu uri kuririmba mu nzu wenyine nta n'umwe ukumva. Muri iki gice Gihanga yashyizeho ihame ry'ubunyarwanda. Yashyizeho abatwa cyangwa se abatware babaye abarinzi b'ibanga ry'ingoma n'abahanzi b'ikirezi. Ashyiraho kandi abatutsi cyangwa se abatunzi babaye abashumba b'amashyo n'abajyanama b'ubutegetsi. Ndetse ashyiraho n'abahutu aho bari bashinzwe guhinga ya mirima, maze kugira ngo batsinde inzara mu gihugu. Ubyumve neza ko iri sangira ritari iry'amoko, ahubwo ryari isangira rizira umugayo. Wagabirwaga inka kuko uri inshuti, ugahabwa isambu kuko uri umugabo w'indatwa. Ubyumve neza ko u Rwanda rutari rugabanyijemo imipaka mu mitima, rwari igihango kimeze nk'uruhu rw'imfizi. Ntago wabyumva uko ubukungu bwa Gihanga bwari nka sirikira ekonomi y'icyo gihe. Inka niyo yari tiki currency, isuka ikaba yariyo ruganda, ingoma niyo yari banki y'imitima central bank. Oya, ntago barwaniraga amadolari, ahubwo barwaniraga ishema. Wagabaga inka ugasanga ubumwe, ugatunga, ugatunganirwa. Ubyumve neza ko u Rwanda rwa Gasabo rwatangiye kuba rugari. Kuva mu musozi wa Gasabo, u Rwanda rwatangiye kurunguruka amahanga. U Rwanda rwasize ruzwi nk'u Rwanda rw'abanyiginya n'abasangwa butaka. Igihugu cyubatse ku nkingi y'uko Imana yirirwa ahandi ikaza gusinzirira i Rwanda. Uzi ko mbere y'uko amakaramu y'abazungu adushushanyiriza imipaka mu mitima, u Rwanda rwari rugoswe n'urukundo n'ubusabane butagira imbere n'inyuma. Twari muvumba umwe, umuganda ntiwari itegeko, wari urukundo. Dore igitangaje, ubudeni bwarakaza, ahubwo yari amaboko ashyize hamwe kugira ngo isuka itazatenguha uwayihingishije. Mbega uburyohe bw'icyo gihe! Ishumbushumba z'inkono z'abatwa n'imisambi iboshye n'ababyeyi b'indatwa n'imigongo isize amarangi aturuka mu mizi y'isi. Byari ubwenge bw'intoke, aho buri kantu kose kabaga gafite ibisobanuro by'uburanga. Icyo gihe ubyumve neza ko ubupfura bwariyo diporome ya mbere. Ntabwo wakundwaga kuko ufite ifaranga, wakundwaga kuko uri umuntu. Turakuka gato wumve ko ubutwari mu rugamba, ubupfura mu rugo, ubunyangamugayo mu rugero. Niba waranywaga amata, wayanyweraga mu gicuba cyasinzwe imishumi y'ikirezi. Niba kandi wavugaga ikinyarwanda gitomoye nk'isoko y'amazi adasiye, ndakurahiye ntago wabyumva. Icyo gihe niba warasangiraga n'umuntu akaguha ku ntango y'urwagwa, wajyaga gutaha ukagenda useka n'inyoni. Ubyumve neza ko nta hangova yari ihari, ahubwo hari akanyamuneza. Niba kandi wari utunze nk'imwe ikazaba amashyo, wabaga umeze nk'umuntu ufite sheya muri banki. Wagendaga wivuga imyato, abagore bakakuvugiriza impundu, n'abana bagakurikira bati
ese uyu mugabo uvuga nk'imvura y'itumba ko mbona amata yamwirunze ku rurimi, maze natwe abubu tugashyiraho agakeregeshwa tugira tuti mureke dusoze dusingize ya nshuro y'u Rwanda, inkingi y'ubumwe ya Gihanga ngoma ijana. Aha naka ni keza. Gihanga wahanzwe n'Imana agahanga u Rwanda munsi y'inyenyeri, ingabo y'agasaba izira ubuhenebere, ucyuye amashyo y'ikirezi mu rweru, wicaza imiryango mu mbehe y'ubumwe, ucurisha inyundo y'urukundo, uhambira u Rwanda ku mushumi w'iteka. Uzise warakoze Gihanga nyir'imihigo n'imirabyo, waduhaye izina ritarangira, waduhaye ubutaka buzira ubugumbane, waduhaye ikinyarwanda kiryohera ugutwi. Ntago wabyumva, u Rwanda rwawe rwarapfuye rurazuka, ishema ryawe riracyatwaka mu mboni zacu. Gihanga we uzi, ingoma yawe izahoraho nka rwa ruzi rwasabagiye mu moko, rugatuma uyu munsi tuvuga dushize amanga tuti turi abanyarwanda. Niba iki kiganiro cyakuryoheye nkanjye, kora subscribe, like ndetse na comment, unakoreshe ya kugira ngo tugomeze dusobanukirwe n'amateka aranze u Rwanda ndetse n'amateka yaranze isi nzima dutuye. Igitangaje, mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Njye nari Jeipi. Wungutse iki? Ciao ciao, tubonane mu biganiro byacu by'ubutaha.